nuko ngo imbaraga z'amasengesho ntabwo ziri mu kanwa k'umusabyi cyangwa se k'umusenzi, ahubwo imbaraga z'amasengesho ziri mu ki? Ziri mu wo yizeye, mu wo arimo gusaba. Ntabwo abanyamasengesho ari abanyembaraga, ahubwo uwo basaba niwe munyembaraga. Hanyuma noneho icyo abanyamasengesho bagomba kugira, bagomba kwitondera, ni ukugira ubwenge mu buryo basaba. Iri sengesho Yesu Kristo yigishije abigishwa biwe rikubiyemo ubushake bw'Imana n'ubushake bw'urimo gusenga. Ngo Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, icyubahiro cy'Imana. Akurikizaho ngo ubwami bwawe buze. Nanone mu gusaba kwacu tugomba gusaba ibihesha Data icyubahiro. Iyo dusabye ngo ubwami bwawe buze, nubwo ari twebwe tuba turimo twisabira, ariko tuba turimo dusaba ibintu bihuje n'ubushake bw'ijuru. Mu gihe cyose twikonekise n'ubushake bw'Imana, Imana iramanuka igakora. 10 minutes for your soul. Iminota 10 kubw'ubugingo bwawe. Buri munsi fata umwanya naho waba muto, wige, usome, ukurikire ibyagirira umumaro ubugingo bwawe. Uyu munsi ugiye kubanamo na mwene so Evangeliste Bizuru Shekina, guturuka muri Guma muri Yesu Ministry. Uno munsi tugiye kwigana imbaraga z'amasengesho. Mbere yuko tureba imbaraga z'amasengesho, reka tubanze turebe ese isengesho ni iki, gusenga ni iki. Mu ndimi z'icyongereza badefinisa isengesho ngo ni a practice of communicating with God. Ni umuhango cyangwa se ni igikorwa cyo gushyikirana. Nanone bakavuga ngo ni a request cyangwa se a petition. Ni ugusaba, ni ugutanga ubusabe bwawe ku Mana. Hanyuma ni gute dukwiriye gusenga? Mbere yuko tureba imbaraga z'amasengesho, reka turebe ni gute dukwiriye gusenga, cyangwa se isengesho rikwiriye kuba rikubiyemo iki. Haleluya. Yesu Kristo yigisha abigishwa be gusenga. Hano muri Matayo 6 umurongo wa 9 yarabwiye ngo nuko musenge mutya muti: Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru. Uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi, uduharire imyenda yacu nk'uko natwe twahariye abarimo imyenda yacu, ntuduhane mu bitwoshya, ahubwo dukize umubi, kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe none n'iteka ryose. Haleluya. Iri sengesho Yesu Kristo yigishije abigishwa biwe rikubiyemo ubushake bw'Imana n'ubushake bw'urimo gusenga. Ngo Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, icyubahiro cy'Imana. Akurikizaho ngo ubwami bwawe buze. Nanone mu gusaba kwacu tugomba gusaba ibihesha Data icyubahiro. Iyo dusabye ngo ubwami bwawe buze, nubwo ari twebwe tuba turimo twisabira, ariko tuba turimo dusaba ibintu bihuje n'ubushake bw'ijuru. Mu gihe cyose twikonekise n'ubushake bw'Imana, Imana iramanuka igakora. Reka mbibutse isengesho ry'umugore umwe witwa Hana, nawe wasabye icyo yari akennye, ariko agisaba mu bushake bw'Imana, kirimo inyungu z'Imana. Hana yari ingumba, yari yarabuze urubyaro. Nuko umunsi umwe ajya gusenga mu rusengero, arangije ngo ahiga umuhigo. Ahigira Imana, arayibwira ngo ma, ngusabye umwana w'umuhungu, n'umuye umwana nzamugutura. Haleluya. Asaba icyo agomba kuzagira gute, kuzatura Imana, icyo azakoresha mu kunezeza umutima w'Imana. Imana ntabwo yigeze ijijinganya. Haravuga ngo uwo munsi ngo batashye ngo bagira gute, ngo aryamana n'umugabo wiwe Elkana, ngo Imana irangije igira gute, Imana irabibuka, kubera yuko yagize gute, kubera yuko yasabiye mu bushake bw'Imana. Iri sengesho ryawe riri mu bushake bw'Imana, Imana yihutira kugira gute, yihutira kurisubiza, kuko riba ririmo rihuza n'ubushake bw'ijuru, kuko riba ririmo inyungu z'ijuru. Ntabwo riba ririmo ibyo kugira gute, ibyo kwikunda. Ntabwo tuba turimo dusaba nabi, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo dusabye turimo dusaba ibyo kwayisha cyangwa se ibyo kwinezeza, tuba turimo tugira gute, tuba turimo dusaba nabi. Isengesho rigomba kubamo ubushake bw'Imana, rigomba kugaragaramo presence y'Imana ndetse no gushaka kw'Imana. Ikindi gikubiye muri rino sengesho Yesu Kristo yigishije abigishwa biwe, nuko no mu gihe turimo dusaba ibyo muri buno buzima, kuko tubyemerewe kubisaba, tudakwiriye gusaba ibya mirenge. Yarabwiye ngo uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Kuki atavuze ngo uduhe none ibyo kurya byacu by'iteka ryose? Impamvu yababwiye nuko ubundi umuntu umutahajuru nyakuri ntabwo akwiriye kureba ku bizaba ejo, ahubwo agomba kubaho nk'ugira gute, agomba kubaho uno munsi nk'utazabaho ejo. Kuko iby'ejo ijambo ry'Imana ritubwira ngo abejo biganyira iby'ejo, ariko twebwe ab'uyu munsi tugomba kwiganyira iby'uyu munsi. Haleluya. Mu gihe rero turimo dusaba Imana, mu gihe turimo tuganira n'Imana, ntabwo tugomba kugaragaza ubugugu mu gusaba, ahubwo tugomba gusaba tugize gute, dufite umutima unyuzwe, dusaba ibya none, tutiganyira iby'ejo. Haleluya. Imbaraga z'amasengesho ni izihe? Mu masengesho habamo izihe mbaraga?
ndagira ngo nkumenyeshe kuri uno mugoroba ikintu wenda waruzi cyangwa se utaruzi ku kijyanye n'isengesho cyangwa se n'amasengesho. Twabonye ko isengesho ari uburyo bwo gucommunicatinga n'Imana cyangwa se bwo gushyikirana n'Imana. Tubona yuko nanone kandi isengesho ubusobanuro bwaryo ari ugusaba. Haleluya. Rero mu gusaba ntabwo habamo imbaraga, nta nubwo usaba aba ari umunyembaraga mu buryo busanzwe. Umuntu usaba ntabwo ari umunyembaraga, ahubwo imbaraga, haleluya, imbaraga zizana icyo gisubizo ni imbaraga z'uwarimo asaba. Nuko ngo imbaraga z'amasengesho ntabwo ziri mu kanwa k'umusabyi cyangwa se k'umusenzi, ahubwo imbaraga z'amasengesho ziri mu wo yizeye, mu wo arimo gusaba. Ntabwo abanyamasengesho ari abanyembaraga, ahubwo uwo basaba niwe munyembaraga. Hanyuma noneho icyo abanyamasengesho bagomba kwitondera ni ukugira ubwenge mu buryo basaba, kugira ngo bakore ku mutima w'Imana, kugira ngo bakore ku mutima w'uwo bizeye w'Imana barimo gusenga, bagomba kubigiramo ubwenge. Haleluya. Imbaraga z'Imana ziri hariya, zikeneye yuko twebwe tugira gute, tugaragaza ibyo dukennye byose tukabimuganyira, yarangiza izo mbaraga zikaza zikatubera igisubizo. Nituba twizeye Imana yuko ishobora gukuraho imisozi, niba imbere yacu hari imisozi, Imana izagira gute? Imana izategeka iyo misozi ikurweho, kuko twagize gute? Twagaragaje yuko ibyo bintu bikenewe. Ntabwo uno munsi wasenga wizeye Imana nubwo waba uyizeye gute ngo uyibwire ngo Mana ndashaka yuko ukuraho uriya musozi, utabanje ngo ugaragaze yuko uwo musozi ubangamiye inyungu z'ijuru cyangwa se ubangamiye abera. Mu gihe cyose uwo musozi bigaragaye yuko ubangamiye abera, Imana izaba yiteguye kugira gute? Kuwukuraho. Eliya ngo yari umuntu nkatwe, asaba cyane akomeje yuko imvura itagwa. Imana igira gute? Imana yumva ubusabe bwiwe kuko bwari bufite ishingiro. Haleluya. Yumva ubusabe bwiwe, irangije ihagarika imvura imyaka 3 n'amezi 6. Yari umuntu nkatwe, ntabwo yari yaravuye mu ijuru, oya, ntabwo yari yaravutse mu buryo bw'igitangaza, yari umuntu nkatwe. Ariko Imana yasengaga iyo ntabwo yari umuntu. Niyo mpamvu yakoze ibyo bikomeye abantu batagira gute, batakwishoboza. Ariko ishingiye kuki? Ishingiye ku makuru yahawe n'umuntu utunganye, wapimye neza akagaragaza yuko ibyo bintu birimo inyungu z'ijuru. Mu gihe cyose dusabye tutarimo twisabira, ahubwo turimo dusaba ibintu birimo inyungu z'ijuru, Imana ijya yihutira gute? Kumva ubwo busabe, kuko ari nta kindi yakwihutira kirenze inyungu z'iki? Inyungu z'ijuru. Haleluya. Hari irindi sengesho ngira ngo twigire. Muribuka Abayuda ubwo bari mu bunyage i Babuloni, umugabo Hamani yarabasabye, asaba yuko yica Abayuda bose. Hanyuma Abayuda babigeza ku mugabekazi ari we Esteri, umwamikazi Esteri. Umwamikazi Esteri yumvishije ibibaye cyangwa se ibigiye kuba ku Bayuda, ababwira yuko bagomba gufata iminsi 3 bagasenga. Ayo masengesho y'iminsi 3 yagize umumaro munini cyane, kuko yatumye bwa mbere umwami abura ibitotsi. Ibaze amasengesho yuko afite imbaraga zo gutuma abami bayoboye isi babura ibitotsi. Haleluya. Kandi afite imbaraga zituma inzandiko zanditswe zigasinywaho n'abo bami ziteshwa agaciro, kandi bari abami batajya bagira gute? Batajya bivuguruza. Ni imbaraga zivuguruza imbaraga z'abami, kuko ari imbaraga zisumba byose iri hejuru y'abo bami. Haleluya. Imbaraga z'amasengesho. Amasengesho ajya abasha kugera mu bubiko bw'imbaraga z'Imana no mu bubiko bw'ibisubizo by'Imana, agakuramo ibisubizo by'ibibazo twari dufite. Ntabwo umusenzi ari ufite imbaraga, ahubwo Imana asenga niyo ifite imbaraga. Ese ushaka gukora ku mutima w'Imana? Ushaka kubona imbaraga z'Imana? Senga Imana mu kuri ndetse no mu mwuka, nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira. Ijambo ry'Imana ryaravuze ngo ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri basenga Data mu mwuka no mu kuri, kuko Data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga. Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiriye kuyisenga mu mwuka no mu kuri. Mwene data, niba ushaka kubona imbaraga z'amasengesho, ba mu mwuka. Niba ushaka kubona imbaraga z'amasengesho, emera kuyoborwa n'umwuka, kuko ubu busabe bw'umuntu uyoborwa n'umwuka ni ubusabe bw'umwana w'Imana, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo abayoborwa n'umwuka bose nibo bana b'Imana. Ntabwo ubusabe bw'umwana w'Imana Imana ishobora kubwirengagiza, ahubwo izamanuka ikora ibikomeye, izamanuka yegezeyo imisozi, izamanura umuriro, haleluya, kugira ngo yiyerekane, izacamo inyanja kabiri kugira ngo irinde, kugira ngo itabare umwana wayo urimo kuyisenga. Reka dusoze dusenga. Data mwiza uri mu gihugu cyo mu ijuru, turagushimye yuko gitari cy'amango twigishije gusenga. Turakwingiza ngo mukunzi mwiza udusike mu mwuka wera, kugira ngo tubashe kugusenga umwuka ndetse no mukuri, kandi gitari cy'amahanga udukuremo ikinyoma, udushoboze kubohokera imbere yawe. Mukunzi mwiza, twe gusenga n'uburyarya, ahubwo dusengana imitima ikeye. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye.
amen.